biba ari ibintu bigoye cyane ko abantu iyo bagiye gutangira kuganira ku biyobyabwenge batangira kureba ngo wenda ntacyo bitwaye kuko umuntu anywa inzoga akayireka, kuko umuntu wenda nk'urumogi ukaba umubona hari yaryamye atapfuye hari iki, ntibabone ko ari ikibazo. Ariko ingaruka zituruka mu kuba umuntu ashobora gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye ndetse n'ubusinzi zirakomeye cyane, nk'uko nigeze kubikomozaho, harimo n'icyorezo cya virusi itera sida. Uyu muntu iyo akoresha ibiyobyabwenge uzasanga adashobora kwihangana cyangwa se kubanza gutekereza neza ku mwanzuro agiye gufata, urimo rimwe na rimwe no gukora imibonano mpuzabitsina yabitekereje cyangwa se akabasha no kwirinda kuko aba yataye kontrole. Abenshi uzasanga bishobora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye akabasha kuba yahandura sida cyangwa se na za hepatitis n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ikindi ushobora gusanga ajya mu bikorwa by'urugomo akabasha kwicwa cyangwa kwica. Ikindi nuko uwabifashe arasesagura ubuzima bwe bukahangirikira, akasesagurira umutungo. Ikindi nuko uzasanga atakaza ibintu by'ibanze birimo nko gutakaza akazi, kuko nkuko nabivuze umuntu ukoresha ibiyobyabwenge aba atagifite ubushobozi bwo kujya gukora ku kazi, akaba atagishoboye kwiga, akaba atagishoboye gusevinga ibyo yakoreraga n'ibindi. Ingaruka ni nyinshi cyane. Ariko harimo n'amakimbirane mu muryango, kuko iyo umwe mu bagize umuryango yagiye mu biyobyabwenge akenshi umuryango birangira abantu bitana ba mwana, ni njye wabiteye, ni wowe wabiteye, ugasanga bitangiye kuba ibibazo bikomeye. Ingaruka rero mu by'ukuri ni nyinshi, kuko ibiyobyabwenge akenshi umuntu unabifashe abifata wenda yumva agiye kwivura, ariko birangira ahubwo ibibazo bimurutiye uko yari ameze mbere yo kubifata. Ntekereza ko umurwayi wamaze kugira ibibazo byo mu mutwe cyangwa se ibibazo byo kuba imbata y'ibiyobyabwenge n'ibindi, akenshi kujya gusobanura impamvu ni impamvu igoranye, rimwe na rimwe ubwe bimutera ipfunwe, cyangwa kumva aramutse anabivuze hari uwo ashobora gutera amabuye, akumva ko ibyago bye bituruka ku bandi. Ubwo rero kenshi iyo abyumvise uko ashobora kugira ingorane cyangwa se imbogamizi zo kujya gushaka ubuvuzi. Rimwe na rimwe iyo abona ko abantu atakibafitiye icyizere cy'abantu bari kumwe nawe. Ni byiza rero yuko mbere yo kujya kwa muganga, iyo ari umuntu nk'uwo nguwo, ni byiza ko habanza kubaho ibiganiro n'abantu yiyumvamo. Mbere na mbere yiyumvamo mu muryango, abo yiyumvamo mu muryango ntabwo ari wundi uzaza kumukubita ngo amubwire ko ari bujye kwa muganga ari uko yakubiswe. Tujya duhura n'ibyo bibazo. Ntabwo ari wa wundi uzaza ngo amushuke amubwire ko aho agiye ku rusengero, sibyo. Ntabwo ari wa wundi uzaza mbese atamuganirije. Ni byiza ko ashaka umuntu yiyumvamo, yibonamo, abasha gusangiza ibyiyumviro bye bya mbere bimubabaje, akamubwira akababaro ke. Hanyuma yamara kumubwira akababaro ke, ya nshuti yamaze kwemera nayo ikamubwira ibisubizo bishoboka. Ibisubizo bishoboka niho haza no kumubwira kwa muganga ko hari ikintu bashaka kuba bagakora kuri za ngorane zishobora gutuma ajya mu biyobyabwenge agasubira mu buzima bwiza. Akato ubundi gaturuka navuga ko gaturuka nk'ahantu hakurikira. Ahambere ni ukubera umuntu uza kwa muganga ntabone serivisi zuzuye zifite ireme, bityo abamubonye bakabona koko yataye umurongo, yasubiwe, yafite ibindi bibazo. Ubu navuga kuri serivisi zifite ireme ko igikorwa cya mbere kugira ngo umuntu ahabwe ubuvuzi bukwiriye kandi bwuzuye, kugira ngo koko uko yaje agana muganga yo kuzaguma ameze uko. Icya kabiri ni abantu bagize umuryango, uburyo bamufasha kutongera gusubirwa no gukomeza kumurinda ihungabana iryo ari ryo ryose nyuma yo kugezwa kwa muganga. Kuko akato kenshi gaturuka kuko kwiyetegera muri family yiwe, abantu be muri community aho yarari n'abandi bantu bagomba kumufasha kugira gukora integration y'uriya muntu. Ni iyo bitagenze neza nanone bituma akato kaza, abantu bagakomeza kumushyira ku ruhande. Aha gatatu nagarukaho ni imyumvire rusange y'abantu muri rusange, community, ubuyobozi, umuryango mugari muri rusange.
aho abantu batarasobanukirwa neza ngo bamenye ko uburwayi bwo mu mutwe ari uburwayi nk'ubundi bushobora kuvurwa bugakira, bugira ibimenyetso. Nta kimenyetso na kimwe ku isi cy'indwara kijya kiba cyiza, abantu ibyo bintu babyumve. Nta kimenyetso cy'indwara na kimwe gishobora kuba cyiza, yaba umuntu ukorora mu bandi ntabwo ari byiza, umuntu ufite umuriro ntabwo bimumerera neza, umuntu uruka ntabwo bimumerera neza, ucibwamo cyangwa uva amaraso cyangwa ufite ubundi bubabare. Nta kimenyetso nk'icyo gishobora kugaragaza ko ari ikimenyetso cyiza utaha akato. N'uburwayi bwo mu mutwe nabwo ni uko, ashobora kugira ibimenyetso byo kuvuga, ashobora kugira ibimenyetso byo guceceka, ashobora kugira ibimenyetso birimo wenda ko ashobora kugira amahane, ariko ibyo byose umuntu yabifashe ko ari uburyo bw'uburwayi kandi icyo kimenyetso gishobora gushira, abantu twese tugomba kumva ko ubuzima bwose ari ubuzima bumeze kimwe. Ni ikibazo nasobanura mu buryo nka bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko wenda dushingiye ku bimenyetso umuntu aba afite, tugashingira ku cyo wamuzanye kwa muganga yifuzaga kugeraho. Akenshi iyo umuntu akurikiranwe hakiri kare, hakimara kugaragara bya bimenyetso navuze, umuntu akagezwa kuri serivisi zimuha ubuvuzi, aravurwa agakira. Ndongera mbisubiremo ko iyo umuntu yavuwe kare kandi akavurwa neza arakira. Arakira kuko hari uburyo bukoreshwa bwinshi cyane, burimo ubwa mbere bwo ku giti cye, burimo kuba afite ubushake, ubwa kabiri kuba muganga ahari ashobora kumuha imiti n'ubundi buvuzi bwose bushoboka. Ubundi buryo bwa kabiri nashakaga kuvuga ni uburyo bw'uko umuryango, ikintu gituma umuntu ajya gukoresha ibiyobyabwenge iyo kitagihari, umuntu ubikoresha arakira. Aha ndashaka kuvuga ko kwa muganga dufite ibyo dushobora gukora, umuntu akavurwa agasubira mu muryango, ariko umuryango ugomba kuba ari umuryango mwiza utarimo za nzitizi zituma umuntu ajya kunywa ibiyobyabwenge. Kuko akenshi nk'uko nabivuze, ashobora kujya kunywa ibiyobyabwenge kubera ko hari ikintu yahunze mu muryango, hari ibyago yabonye, hari ingorane yabonye, akabona igisubizo cya mbere kirimo ari ukujya kunywa ibiyobyabwenge cyangwa se kujya kwishora mu nzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge bindi. So kwa muganga rero navuga ko ubuvuzi burahari, buratangwa. Hari ubuvuzi butangwa bwifashishije uburyo bwinshi, uburyo bw'imiti, uburyo bw'ibiganiro, uburyo bashobora kwifashisha ibindi bikorwa bitandukanye kugira ngo umuntu wabaye imbata y'ibiyobyabwenge cyangwa se imbata y'inzoga n'ibindi abe yabasha gusubira mu buzima bwiza. Hanyuma twebwe tugasigara abantu bagize umuryango, tugasigara tuvuga ngo uruhare rwacu ni uruhe? Ni uruhare rwo gutuma kuvanaho za mbogamizi zose zatumye wa muntu arinda kujya gutangira ibiyobyabwenge. Ikindi, hari ukuntu ababyeyi bibeshya cyangwa abandi bantu bagafata umuntu bakamuboha bakamujyana kwa muganga. Ibyo ngibyo ntabwo bituma umuntu agira successful treatment, kubera ko ubuvuzi nyabwo umurwayi agomba kubugiramo uruhare. Ni byiza ko buri gihe tubanza gukora ibyo biganiro. Iyo byanze wenda hari uko abaganga bagerageza bakamufasha, ariko ibyiza twe tuba twifuza nuko tuzana umuntu uzahaje agiye, ibiganiro bigatangira mbere. Cyane ko na muganga niyo tumwakiriye dushaka kumushyira mu bitaro, dushaka kumufasha kuba ubundi bufasha kwa muganga, ariko iherezo ubufasha bukwiriye burimo kumufasha kunywa ya miti, burimo kumufasha kudasubira mu biyobyabwenge, burimo kumuganiriza impamvu agomba kubyirinda, burimo kumusubiza mu buzima busa. Ibyo byose bizakorwa na wa muryango we, wa muntu uri hafi. Ni byiza yuko hagomba kubanza kubaho ubwumvikane hagati y'uriya muntu n'umuryango we, ubundi abantu bakerekana ko bafite ubushake n'uruhare kumufasha, cyane kumufasha ariko muri bya bibazo bituma n'ubundi aba yagiye mu biyobyabwenge. Biba ari ibintu bigoye cyane ko abantu iyo bagiye gutangira kuganira ku biyobyabwenge batangira kureba ngo wenda ntacyo bitwaye kuko umuntu anywa inzoga akayireka, kuko umuntu wenda nk'urumogi ukaba umubona hariya aryamye atapfuye, hari iki, ntibabone ko ari ikibazo. Ariko ingaruka zituruka mu kuba umuntu ashobora gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye ndetse n'ubusinzi zirakomeye cyane, nk'uko nigeze kubikomozaho, harimo n'icyorezo cya virusi itera sida. Ubu bushakashatsi bugaragaza yuko bushyashya bwakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye,
ariko no mu Rwanda mwaka wa 2020 byaragaragaye ko hari ibyiciro byibasiwe cyane na virusi itera sida birimo bari abantu bitera ibiyobyabwenge mu nshinge bakubera ko iyo bakoresheje urushinge ashobora kwijomba amaraso akajomba mugenzi we ashaka kumufomba amaraso kugira ngo nawe yiha amaraso ye babisangire. Ibyo byose ni inzira yoroshye cyane yo kwanduza agakoko gatera sida n'izindi ndwara zandurira nka za hepatite. Aha rero no kuvuga icyo tuba tuvuga ko ni byiza yuko abantu bamenya ko gukoresha ibiyobyabwenge ari ikibazo gikomeye kitareba gusa umuntu ku giti cye, gishobora kugenda kikareba na community muri rusange n'abantu bose bakorana nawe cyangwa nabo muri hafi, cyane cyane ko iyo amaze kubifata ashobora gufata ku ngufu, ashobora gukomeretsa, ashobora kwitera nk'uko agatera n'abandi. Ni uburyo butandukanye cyane bushobora gutuma umuntu yanduriramo agakoko gatera sida. Ubu buryo bwa kabiri ngira ngo bavuze ni uburyo bw'abantu baryamana bahuje ibitsina, ibyo birazwi. Hanyuma uburyo bwa gatatu buza ni uburyo bwa bariya bashiki bacu bicuruza. So ibyo byiciro byugarijwe, ariko ngengarutse wenda ku bijyanye n'ibiyobyabwenge ni ikibazo gikomeye cyane ko ariko impamvu mvuga ko gikomeye ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye kitagombye kuba gikomeye, kuko hari uburyo abantu bashaka kubikontorora bakabasha gufasha bagenzi bacu ntibabashe kujya mu biyobyabwenge, igihe bahawe umutekano mu muryango, bahawe ubufasha bwose bushoboka, bahawe ubuvuzi bukwiriye no kugezwa ku gihe kwa muganga.